kiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza ku Rwanda. Nababwira ngo itorero rya Kristo igihe rizahaguruka nk'ibi turimo dukora ubu n'amasezerano menshi Imana yavuze ku ishyanga, ku gihugu ndetse no ku mahanga menshi rizuzura. Uyu murimo wo gukorera mu bumwe kandi dusengera igihugu ndetse twihana nk'abakozi b'Imana duca bugufi kubyo tutabashe gukora neza, ari Imana twakoreye neza, ari abantu twakoreye neza. Iyi ni intambwe ikomeye cyane ituma igihugu cyacu cinjira mu kazoza kayo hejuru. Maze abantu banje bitiriwe izina rya ngo nitore nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso handi bagahindukira bakarega ingeso zabo mbi nanjye nzumva ndi mu ijuru bababarira igicumuro cyabo bakiriza igihugu. Guhereye none amaso yanjye azajya areba n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga gusengera Imana ibitegereje itorero yuko riza abitiriwe izina ryayo. Itorero ko riza rikayereka dore Imana ibi byose byabaye muri iki gihugu habayeho dore ko igihugu kimeze muri aka kanya uko kimeze. Itorero ni inkingi y'igihugu. Buriya abantu ntibabitekerezaho cyane ariko aho itorero rigeza gukomera mu gihugu niho n'igihugu kigeze gukomera kwacyo. I love this meeting here at Omega. I love the emphasis on prayer and seeking the face of God, but I also love the emphasis in the area that it's a season to examine ourselves, to see how the church is standing in this country in terms of dealing with hidden sins within the communities of our churches, but also for us to be one. Abantu b'Imana nibo gisubizo cy'igihugu. Niko Imana ibabona mu gihe cyanaka mu kintu kanaka Imana iteka ryose igisubizo cyayo ikibona mu bantu b'Imana. This is the season of unity. Iki ni igihe cyo kubumwe cy'ubumwe. This is the season of the saints. Iki ni igihe cy'abera. This is the season of the ministry and priesthood of all believers. Iki ni igihe cyo kugira ngo abizera bose bajye mu murimo ndetse banakore. Uyu mwaka tembe Imana yaduhaye tugenderamo ngo nitwinjire mu migambi yayo kuri iki gihugu. Dusenge tuyibutse ibyifite by'iki gihugu bimanuke bisohoke. Rero tembe kavuga ngo musingire dusingire imigambi y'Imana kuri ubu butaka. Yesu ni wewe irato